humura, ntawe uzarya umugisha wawe, ntawe uzarya umugisha wawe, nta kizaburizamo umugisha wawe. Humura nshuti yanjye, ndabisubiyemo, nta kizarya umugisha wawe. Ikimana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse, ikimana yavuze ku buzima bwawe yarakivuga. Nubwo abantu bahaguruka bazagwa ariko ndetse bazanapfa, ariko ikimana yavuze gisohoye. Karibu urisanga amazina yawe kugira ngo turusheho no kukumenya Evangeliste. Murakoze cyane, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu, kandi namwe murakoze kutwakira kuri kamera y'Ifatika TV. Amazina yanjye nitwa Elia. Kuri aya masaha nje kubabwira ikimana ashyize ku mutima wacu cyangwa wanjye. Amen. Kugira ngo ntidutinde rero kuko tuba ducunguza uburyo umwete cyangwa igihe, reka dusenge, nitumara gusenga tuvuge ikimana dushyize ku mutima. Yego. Turagushimiye mbere yuko ababyeyi badutekerezaho kubo nabo ubwabo babaho, wowe wari uriho. Mbere yuko babonana twebwe, wowe wari uriho. Bivuze ngo ntabwo turi impanuka, wari uzi ko tuzatwicaye ku Ifatika TV tuvuga ubwami bwawe. Tugiye kuvuga ubwami bwawe rero tunyuze mu ijambo wandikishije, ureke imitima igiye kuryumva igubwe neza, yari ifite agahinda gashire. Natwe tugiye kurivuga, uduhe imbaraga n'amavuta yo kuvuga iby'ubwami bwawe nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turabasuhuje rero nk'uko twari tubibabwiye, turabakunda abari ku mpande enye zose z'isi, tutiriwe tuvuga buri bihugu. Turababwiye ko tubakunda nk'uko mutwereka ko namwe mudukunda ku Ifatika TV, natwe tubabwiye ko tubakunda mu izina ry'umwami wacu Yesu. Mbere yuko tubwiriza rero ntitwabura kwihanganisha abagize ibyago, abarwaye mwese mwizere ko amaboko y'Imana gihari yo kubakiza. Abagize ibyago namwe mwihangane, mu isi niko biba, ariko Imana iginema n'umunezero. Muhumure, ntimugire ubwoba, Imana yakira cyafite imbaraga. Reka dusome ijambo dusanga mu gitabo cy'umubwiriza, ubwo ni igitabo cya Salomo umunyabwenge. Bibiri tubwira ni ibice 3 n'umurongo waho wa 4. Turasoma umurongo waho wa 4 ndetse reka dusoma wa 4, turaza nibiba ngombwa turaza gushyiraho nundi. Hari ijambo rivuze ngo igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Numva twanasoza binini, turaza kongera andi magambo. Nje kubabwira ku ijambo ryitwa igihe. Kubifatika Imana yampaye ijambo ryitwa igihe. Hari igihe umuntu abamo anezerewe pe, hakabaho n'igihe cyo kurira, hakabaho n'igihe uba urira pe, ubabaye. Ariko kuko Imana data inyuranye ibihe, ikanyuranya igihe cy'amarira ikakigira ikibitwenge. Bibiliya iravuze rero ngo habaho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Mwene data, Imana imbaye ijambo rikubwira ngo nubwo urira bitewe n'intambara z'uburyo butandukanye urimo, Imana irambwiye ngo nze nguhanurire ngo utangarize ko unyuranye ibihe data wa twese agihari, azanyuranya igihe cy'amarira ikikaba cy'umunezero. Uzi ko hari igihe isi kuriza ikakuvana kuba wari ku rwego rwo kujya Dubai, ikagugira umucuruzi w'inyanya muri karitsiye. Mwibangane nubwo nsetse, si uko nsetse ko yakubye ibintu bishimishije, abona njya mwumvisha isi, ariko hashimwe Yesu ujye unyuranye icyo gihe. Hari n'igihe umuntu ababaho iwe atazi kugura akakantu k'agakoroboyi ku buto cyangwa se agapipiri, azi kugura igihwagari kinini cya litiro 5, igihe kikamumanura kikamushyira ku kagapipiri ndetse kikamushyira no ku cyo bita ikoroboyi. Ariko nubwo igihe cyakumanuye ntikikuvane ku Mana, ntikikwihebeshe, kuko iyo yari yarakuzamuye ndafashijwe we, iyo yari yarakuzamuye iracyari, izongere nyuranye ibihe, ubona umunezero, ibintu byahombye bigaruke, ibyari amarira bibi bitwenge. Dusomye Bibiliya rero iravuze ngo habaho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Wari kunyumva ku Ifatika TV, sinze agahinda n'amarira n'umubabaro maranye igihe, ariko nkibivuga we wahise ubyumva.
aha niba ari mu rugo hari kukuriza, Imana ijya inyuranya ibihe. Niba ari akazi kari kukuriza, Imana ijya inyuranya ibihe. Niba ari ubukene buri kukuriza, Imana ijya inyuranya ibihe. Niba ari ubugumba buri kukuriza, Imana ijya inyuranya ibihe. We! Haleluya! Ndumva mfashijwe, ndafashijwe. Bibiliya yavuze rero ngo habaho igihe cyo kurira, ariko hakabaho n'igihe cyo guseka. Bishatse kuvuga mu yandi magambo, ntugire ubwoba, ibyo bihe byombi biraturanye. Bivuze ngo birabisikana. Niba warahuye n'ikibazo cyatumye urira nta ruhare ukifitemo, humura, igihe cyo guseka kiri hafi y'igihe cyo kurira. Birashoboka ko warijijwe n'agahinda k'uburyo butandukanye. N'urugo rwawe rwari rurimo umunezero, umunsi shitani akaba yarutobye rukaba rurimo amarira, ariko humurire mu bihe izongereremo umunezero mu rugo rwawe. Birashoboka ko warijijwe n'agahinda k'akazi wari ufite, uyu munsi kakaba katagihari, ariko Imana irema ibihe, igirema ibihe bikongera bikagaruka. Birashoboka ko wari ufite inzu nziza, cyamunara ejo bundi igihe kirayikubita iragenda, ariko niba ugifite ubuzima humura, Imana izongera ikuremera indi nzu nziza. Birashoboka ko wari ufite akazi, igihe kiragakubita karagenda, ubu wicaye mu rugo, ndi kukubwirira ijambo wicaye mu rugo, ariko niba ugifite ubuzima, girira Imana icyizere, inyuranye ibihe izongera iguha akazi. Birashoboka ko hari n'igihe ujya usohoka, usigaye usohoka ukumva uri kwibaza ukuntu unyura, urebana n'abantu mwari muturanye bazi uri umuryoho ugenda mu modoka yawe, igihe kikaba cyarakwambuye imodoka ukaba usigaye utega twegerana, ariko ntibigutere ikimwaro. Yari yaraguhaye ubwo bushobozi bwo kugura imodoka, iracyahari. Yari yarakugiriye neza, iracyahari. Wowe saba kutagomera Uwiteka, uyisabe n'ubuzima buzira umuze. Imba ukiriho uracyari umukandida wo kuzagirirwa neza n'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo habaho igihe cyo kuboroga, ariko hakabaho n'igihe cyo kubyina. Nta muntu ujya ubyina ababaye. Birashoboka kuri kuboroga bitewe n'uburwayi umaranye imyaka myinshi. Birashoboka kuri kuborozwa n'ubukumi utinzemo. Birashoboka kuri kuboroga kuko utinze mu busore. Birashoboka kuri kuboroga kuko utinze mu kubona urubyaro. Birashoboka kuri kuboroga kuko utinze mu nzara. Birashoboka kuri kuboroga kuko utinze mu bukode. Ariko Imana inyuranye ibihe, ndafashijwe, igiye kureba igihe cyo kubyina ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Girira Imana icyizere. Ndi kuvuga ibi bintu ngahita mbona umuntu wenda ejo wari ufite imodoka, uyu munsi akaba ari kujya ku murongo. Ni igihe cyaje kirayikubita, ariko hashimwe Imana ko ari inategeka igihe. Bibiliya yavuze ngo niyinyuranye igihe. Rero birashoboka ko ibihe byanyuranye, hakaza iby'umubabaro wari ufite, iby'umunezero, by'agahinda, Imana ikabije kukuremera ibihe by'umunezero. Ugiye kwitwara ute mwene data? Wowe Imana ivanye ku ikoroboyi, nawe ikabigushyize ku gihwagari cya litiro 5. Ugiye kwitwara ute wa Imana ivanye ku cyavu ikabikwicajije n'ibikomangoma mu kazi muri ofisi guhaye, kuba kugize depite, kwiguhaye amafaranga, kwiguhaye nawe kujya Dubai. Ese ko kuzajya ujya Dubai umareye iminsi muri lodge utararanye n'umugore wasanze Dubai, uzubahisha Imana ko Imana ije? Ese wowe wari uri mu bukode, ko Imana ikubakiye ikabiguhaye n'izo gukodesha, ntuzajya usohora abantu mu mazu? Kwinyuranya ibihe, nawe igiye kunyuranya ibihe, ukaba wari inkumi ukaba ushatse, uzajya wibuka kuyishima. Se wowe yagiriye neza uyu munsi, abantu iyo baje iwawe babona bashima Imana, bakavuga ngo dushingiye mwene data uko yari naho Imana imugejeje, bakuboneraho umugisha, cyangwa urarya wenyine. Hari ishimwe abantu bafite kubw'Imana yakugiriye neza. Hari abantu banejejwe nuko Imana yakwibutse, ko Imana yakugiriye neza, imanza zawe uri guca uri kuzica neza, ko Imana iguhaye imibereho, iyo mibereho iri kubahisha data. Ese imodoka Imana iguhaye ntabwo ari iyo kujyana abakobwa ba rubanda ku Gisenyi n'ahandi hose? Reba, cunga sana, ejo hatazabaho impamvu yo kunyuranya ibihe, ikabinyuranya wowe no kugushyira mu bihano ukarira. Nawe kandi uri ku bukene,
humura Imana ijya inyuranya ibihe iraje kugirira neza. Igihe cyo kutabona umwana, humura yahaye umuturanyi wawe umwana, burya wabonaga wari umaze imyaka myinshi, nawe iracyakoze. Yatabaye Hana, yatabaye Sara, irahari. Iyakurengeye mu bihe byari bigoye, n'ubundi iracyahari. Iyagukuye muri ya mateka, Imana iracyafite ububasha n'ubushobozi bwo kuguhindurira ubuzima. Bibiliya iravuze ngo ku murongo wa 7 tutasomye, yaravuze ngo habaho igihe cyo gutaburwa n'igihe cyo kudodwa. Sinzi ibintu byagutabuye. Abantu badashobora kumva ikinyarwanda gife kudaburwa, ni nko gushyira umwenda umutayeri akawufata kwa kundi agiye kuremamo costume cyangwa ipataro, yuhageze usanga ari ubuce buce. Burya ubuzima bwawe bwabaye ubuce buce, amateka yawe uyu munsi yabaye ubuce buce, imibereho yawe uyu munsi yabaye ubuce buce, ariko iyagutabuye igiye kukudoda mu izina rya Yesu. Amen. Urareba amashuri yawe ukabona yabaye ubuce buce, wareba ubuzima bwawe uyu munsi ukabona bwabaye ubuce buce, ariko hashimwe Imana ijya inyuranya ibihe ikongera ikadoda umuntu. Ngira ngo ugiye kureba umutayeri ugasanga imyenda wamuhaye ukuntu amaze kushwanyaguza, ntiwakizera kuzongera kuba umwenda. Nandika amateka y'ubuzima bwawe ameze. Hari igihe ubona ubuzima bwaragushanyaguje, buhereye mu muryango, buhereye mu kazi, buhereye mu mugabo, buhereye mu mibereho, buhereye hose hashoboka, ukabona utazaba umuntu, ukabona utazakomera, ndetse baranabikubwiye ngo iwanyu nta muntu wakomera wahaba. Ariko humura Imana igikomeza abantu batari bakomeye. Humura Imana igiha umuntu ijambo atararifite. Humura Imana igikura ku cyavu ikicura n'ibikomangoma. Humura nubwo muri quartier bavuga ngo kwa runaka n'ikizi cyahaba, Imana ijya inyuranya ibihe kikahaboneka. Ubura amaso urebe ku ruhande, urabona nawo mugenzi wawe Imana yahinduriye amateka. Iwabo baravuga ngo nta muntu wahakomera, nta wakiga, nta wajya Dubai, nta waba umushumba, nta waba pasiteri, nta waba mwarimu, nta wagira akazi, ariko kuko inyuranye ibihe itarobanura ku butoni yamaze guhindura amateka. Satani ntakwihebeshe rero, inyuranye ibihe iracyahari. Satani ntagutera ubwoba, inyuranye ibihe iracyahari. Ndafashijwe we, ndafashijwe, inyuranye ibihe irahari. Nubwo ubona urushako rwawe rurimo ibibazo, izanyuranye ibihe rugende neza. Nubwo ubona watinze gushaka, birashoboka ko hari n'abisi bakoze ibintu byabo, ariko ibyo bakoze babikoze Imana ireba. Humura Imana igiye kubika ibyo byose, izabyubika. Humura Imana igiye kubika ayo makuba. Humura Imana igiye kubika ibyakubuje gushaka. Humura Imana igiye kubika. Biravuga ngo nzabyubika. Humura, ntugire ubwoba, ntutinyishwe ubwoba n'intambaro zose ubona, inyuranye ibihe iracyahari. Bibiliya yavuze ngo habaho igihe cyo kudodwa n'igihe cyo gutaburwa n'igihe cyo kudodwa. Humura mwene data, nari ngo urugero rw'umutayeri, nubwo ubone byagutabuye ari byinshi, ariko nanje kukubwira ngo ongera ugirire Imana icyizere, ibyo kukudodesha irabifite. Ongera ugirire Imana icyizere, ihumure irarifite. Ongera ugirire Imana icyizere, ibuzimira bufite. Ongera ugirire Imana icyizere, ayo mashuri uzayiga. Ongera ugirire Imana icyizere, ako kazi uzagakora. Ongera ugirire Imana icyizere, ubwo bwenge bw'abana bawe badafite uyu munsi iraje bubahe. Ongera ugirire Imana icyizere, iyo nzu uba uri kugusohoramo icyumba na saro, Imana nayo izaguha inzu. Ongera ugirire Imana icyizere, iyo nzari gutinzeho Imana izayigukuramo. Ongera ugirire Imana icyizere, ubwo burwayi bwakumazeho igihe kinini, Imana iraje bukize. Ongera ugirire Imana icyizere, iyo mibereho ubona idafite ishusho, Imana ije kuyishusho mu izina rya Yesu. Habaho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Birashoboka ko wari uri mu gihe cy'agahinda, ariko inyuranye ibihe izanye ibihe by'umunezero. Imana birashoboka ko wari uri mu gihe cyo kubona nta shinge nta rugero, Imana igirema amateka mashya. Humura mwene data, humura nshuti yanjye, humura mushiki wanjye, humura mukuru wanjye, girira Imana icyizere. Wowe uri mu Rwanda unyumva, wowe uri West Africa unyumva wumva ikinyarwanda, wowe uri Amerika, wowe uri Canada, wowe uri i Burayi unyumva ukaba wumva ikinyarwanda, ngutangarije ijambo rikomeye. Inyuranye ibihe, birashoboka kubura mu bihugu urimo, uri kubura n'akazi, ukaba uri kubura n'epfo na ruguru, ariko umva, urashobora kubona uri umukobwa ukaba waragiye hanze, ukabona nta muntu muhuje ururimi uzakurambagiza, ariko Imana ijya ibirema. Humura yazaniye Eliya inyama, yazaniye inyama Eliya ikoresheje igikoro kikamusangisha n'amazi, nawe igurukanye ibyawe bizana byo kugutabaza.
Imana igurukanye ubutabazi bwawe, ndafashijwe. Imana igurukanye ubutabazi bwawe, ibuhaye igikona ije kukurengera. Imana igurukanye ubutabazi bwawe, aho bwari bwarapfungiwe irabuhakuye, ibuhaye igikona. Igikona ni ikintu cya mbere gikunda inyama, ariko kubera ko cyari kimuri kondisiyo y'Imana nticyayiriye. Humura, ntawe uzarya umugisha wawe, ntawe uzarya umugisha wawe, nta kizaburizamo umugisha wawe. Humura nshuti yanjye, ndabitsubiyemo, nta kizarya umugisha wawe. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse, icyo Imana yavuze ku buzima bwawe yarakivuze. Nubwo isi n'ijuru byahaguruka, nubwo abantu bahaguruka, bazagwa ariko ndetse bazanapfa, ariko icyo Imana yavuze gisohoye. Icyo Imana yavuze ni kigali kuruta isi. Hari umwigisha neze numva ndetse ko ari nabenshi nyamwumva bavuga ngo Yoshua yahagaritse ngo izuba. No, Yesuwa ntabwo yigeze ahagarika izuba, ahubwo Yesuwa yahagaritse isi. Kuko izuba isi yikaraga ku zuba. Rero iyo aza guhagarika izuba bivuze ngo urumva isi niyo yikaraga ku zuba, irikaraga ahari umwijima hakaza umucyo. Rero yakoze ikintu gikomeye, ntabwo yahagaritse rya zuba, yahagaritse isi. Ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Nimba Yoshua yaravuze ati wasi yo banza uhagarare, kuko iyi isi gikomeza kwikaraga yari gutuma n'ubundi y'amasaha yari kuba ari kugenda. Ariko we anasaba ibitari byo, aravuga ngo wazohagarara. Ariko kuko Imana itureberera, ibizi icyo dukeneye kurusha twebwe, ibizi ibyo twifuza, ahita ivuga ati Yoshua nubwo abisabye nabi, bivuze nabi, yaravuze ngo muhagarikire isi, reka muhagarikire isi. Imana ihagarika isi. Rero umuriza hagarika isi, ariko ubutabazi bwawe buboneke. Birashoboka kutakinabona n'amagambo yo gusenga nkuko Yoshua yaravuze ngo muhagarikire izuba mbanze ndwane, kandi izuba ntiryahagarara kuko isi itembera ku zuba. Rero Imana ibizi igikwiriye, yamukoreye igikwiriye. Humura mwene data, Imana ije gukora igikwiriye ku buzima bwawe. Reka dusenga Imana, kuko nari mbazanye ijambo kubifatika TV rikubwira ngo igihe Imana ni ikigenga, iraje inyuranye igihe ku buzima bwawe, nawe ubona ubutabazi. Turagushima Uwiteka Mana yacu, ufite imbaraga, ubutwari n'ubushobozi, uravuga bikaba, niyo utegetse birakomera. Twize ijambo ryawe rivuga ngo ni wowe nyuranye ibihe kuri uyu mukobwa wari warabuze urushaka abone urushako, nyuranye ibihe kuri uyu musore wari warabuze urushaka rubone, nyuranye ibihe kuri uyu mubyeyi n'uyu mugabo wari warabuze umwana bamubone, nyuranye ibihe kuri uyu muntu wari ukennye akiri inzara mu rugo, nyuranye ibihe kuri uyu muntu wari waracuruje ari n'umukiruzwi, ariko bikaba isi yarabikubise akaba yarasigaye yirirwa mu rugo, wongera umuhe business. Nyuranye ibihe kuri uyu muntu wari ufite uburwayi amaranye igihe, umukiza uburwayi nawe agira ubuzima. Nyuranye ibihe kuri uyu muntu wari ufite umubabaro n'agahinda k'urugo rwe shitani ari gusenya, wongera utanga urukundo mu rugo rwabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Shalom, turabakunda.